Muri iyi video ugiye kumvamo ibitekerezo bitandukanye by'uko abantu bizigamira. Naganiriye n'abantu batandukanye bambwira uko bizigamira, nibyo ngiye kukugezaho muri iyi video. Gusa nahaweho gufata umwanzuro kuko byayo bitekerezo nge ntanga, byayo bitekerezo ndi bukubwira abandi bantu batanze, ni ibitekerezo byabo, ntago ari ukuri kudakuka. Oya, niko bumva ibintu, nanjye ibyo nkunda kuvuga nuko numva ibintu. Rero nahaweho gufata umwanzuro, ariko tugiye kuganira ku kuzigama. Ngushimiye ko uri kureba iyi video. Nkuko maze kubikubwira, tugiye kuganira ku kuzigama. Ibitekerezo ndi butange muri iki kiganiro, iki ni ikiganiro gishyashya navuze ko kizaza kuri channel yanjye, aho nzajya nganira n'abantu bari muri groupe ya WhatsApp. Bamo ushobora kwijyamo ukanze kuri link hano hasi, tuganiraho ibintu byo kwiteza imbere. Ariko tujya tugira ikiganiro cyitwa tuganire, aho buri muntu wese atanga igitekerezo ku nsanganyamatsiko mba nazanye. Iki kiganiro ntago nge nzajya nongeramo uko numva ibintu, kuko naho ngaho ntago nongeramo uko nge numva ibintu. Nge uko numva ibintu nyine mpora mbivuga kuri iyi channel. Ahubwo mvugamo uko abandi bantu bumva ibintu, kandi nabonye nabo bagira ibitekerezo byiza. Donc hari abantu batagira YouTube channel ariko bagira ibitekerezo bagira ibitekerezo byiza. Gusa nkuko nabivuze, hari abo nabonye muri groupe bavuga ko ibyo bitekerezo byabo atari bo, nkuko nanjye ari ibintu mvuga abantu bakambwira ko atari ibyo. Urumva ni kimwe. Rero nawe wo gufata umwanzuro ukavuga ibi ngibi ndumva ari byo, ibi ngibi atari byo. Buri muntu atanga igitekerezo bitewe nuko abyumva. Gusa mbere yuko twinjira muri video y'uyu munsi, ubona ko ntago nkishyiraho video nyinshi. Ikibazo cyabaye iki? Ikibazo nuko ibintu bivugwa ubu ngubu gusa ni coronavirus, kandi yahagaritse akazi, kandi ibyo mvugaho ni business n'akazi. No kuvuga ngo nshobora kuvuga ibintu ariko ntago nshobora kuvuga ku bintu byinshi. Video mperuka publishing yavuga kuri coronavirus n'ingaruka igira ku bukungu, nkavugamo ibintu numva byafasha umuntu, n'izindi nzajya nkora muri iyi minsi zizajya zigarukaho. Ariko impamvu mvuze ngiyi nyikore nubwo turi muri iki gihe, nuko iki cyorezo cyatumye abantu benshi dutekereza ko burya twagakwiye kuba twarasevinze amafaranga, kuko hari igihe bishobora kubaho ko habaye ikibazo gituma umara igihe udakora. Ushobora gusevinga amafaranga akaba yakumaza ukwezi, ariko ushobora no gukenera kubaho amezi 6, kubaho umwaka udakora, kandi nyine nta handi hantu hari kuva umushahara. Ushobora kwirukanwa ku kazi, ubu nibwo turi kubibona. Urumva impamvu kuzigama ari byiza. Fata iyi video rero nkaho ubutaha ubwo uzaba usubiye mu kazi uzatekereza ku kuzigama, kuko ngiye kukubwira ibitekerezo abantu batanze kabisa ku kuzigama. Nabonye ari byiza, ndakubwira ibibazo nagiye mbabaza, mbese kiba ari ikiganiro gisanzwe, ntago ngiye mbameze nk'umuyobozi wa groupe. Oya, tuba turi kuganira bisanzwe, buri wese agatanga igitekerezo. Abantu batanze ibitekerezo bitandukanye, hari n'ibyo ndi nakuye kuri Instagram, uretse ko atari ibitekerezo byo bya hatari, ariko baganira ibitekerezo bitandukanye. Ibibazo rero nari nabajije, icya mbere kiravuga ngo se ufite umuco wo kuzigama. Icya kabiri kikabaza ngo niba ntawe ufite, nizihe nzitizi zikubuza kuzigama. Icya gatatu, niba ufite ni irihe banga ukoresha kugira ngo wizigamire. Urumva ni nk'ikibazo kimwe ariko gifite udushami tubiri. None ndagenda nkubwira ibyo abantu basubije. Umuntu wa mbere kuri Instagram yavuze ko nta muco afite, wavuga ko yumva umuntu yakizigamira atangiye kujya yinjiza 1,100. Uko niko bibona nyine, kuko abantu batandukanye bareba video zanjye, kandi buri muntu wese afite uko abyumva. Gusa kubijyanye no kuzigama, icyo navuga kuri icyo kintu nicyo nabonye abandi bantu batanga igitekerezo, nuko umushahara wose wawe ubona wazigama. Ahubwo nuko amafaranga umuntu afite, urumva niba uwo muntu watanze icyo gitekerezo we wenda atinjiza 1,100 ku kwezi, yumva atangiye kubyinjiza aribwo yazigama. Ariko amafaranga yose ufite wazigama. Nzakora video itandukanye n'iyi ngiyi ivuga uko ngiye mbona ibyo kuzigama, nuko numva byakorwa, cyangwa se uko ngiyewe ku giti cyanjye nabikora. Ariko muri iyi video ntago ndi buguhe igitekerezo cyanjye, kuko iyo nkizemo ingingo abantu bakayiganiraho, simvuga nge uko mbyumva. Ibyo navuze ko nuguha abandi bantu ijambo kuri iyi channel yanjye. Donc ibyo baba bavuze ntorame ibyo mvuga numva bijya gusa nuko nabyemera, ariko nuguha abandi bantu ijambo. Rero umuntu wa mbere wasubije ni umuntu witwa Willy, yaravuze ngo kuzigama navuga ko ari discipline kandi ishobokera bake cyane. Ngo abantu duhorana excuse, no kuvuga impamvu nyinshi zituma buri gihe tutazigama, ngo izo mpamvu zidashira, kandi uko igihe kigenda kiba kinini ni nako ibintu bizamba mu buzima bwacu. Urumva icyo yashaka kuvuga nkurikije uko ndi kubyumva, nuko umuntu areka kuzigame uyu mwaka utaha, za mpamvu yari afite zikaba zarushijeho kuba nini, bigatuma atazakomeza kuzigama. Naramubwiye ngo iki ndacyemera. None se wowe ubona umuntu yatangira kuzigama mu gihe yinjiza nk'amafaranga angahe? Arangije arambwira ngo nta mafaranga aba make cyangwa menshi. Uri kubyumva?
nta mafaranga aba make cyangwa menshi. Guhera uyu munsi niyo waba winjiza ibihumbi 20 ku kwezi, niyo waba winjiza 10 ku kwezi, jya utekereza ko kuri ayo ngayo ushobora kugira yikuraho ukazigama. Noneho yaravuze ngo tumenye gusa ko igihe gihwanye n'amafaranga. Yego, urumva iyo uzigamye amafaranga uba uzigamye igihe. Hari ikindi gihe ayo mafaranga cyangwa icyo gihe wayakoresha nubwo waba utari gukora. Ndi kugerageza kuvuga uko numvise ibitekerezo. Noneho aravuga ngo uwo muntu witwa Willy, yitwa Niyongabo Willy, ngo rero hari igihe umuntu yibwira ngo nimbona umushahara runaka nibwo nzatangira. Turibeshya. Urumva ibitekerezo byatari byiza. Yego. Noneho avuga ko abitewe n'impamvu ze runaka muri iyi minsi atazigama, ariko ko azagenda agerageza. Yego. Noneho nge ndababaza ngo none se nta formule umuntu akoresha ariko zigama? Wambwira ko itabaho. Yego. Noneho undi muntu ahita atubwira witwa Hilal Hakizimana, niba ari izina rye nyaryo ryitwa, avuga ko formule yo kuzigama ihari. Arangize aravuga ngo ayo wazigama yose ni amafaranga, kuzigama ntibisaba umubare runaka. Ashyiraho isomo ryo muri Bibiliya mu Migani ibice 6:6 kugeza ku wa 8. Arangije aravuga ngo tuhasome. Arangije aravuga ngo wa munyabutewe sanga ikimonyo, witegereze uko kibigenza kandi ugira ubwenge. Urumva yatsindagiriza gukora cyane, aragira ngo ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki kandi mwisarura kikishakira ibigitunga. Uzasingira inzira ugeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari? Urumva yatsindagirije ko gukora cyane ni ngombwa, ariko ukibuka kuzigama kuko nta faranga ry'ubusa. Undi muntu witwa Fifi yaravuze ngo we yumva kuzigama bishoboka mu gihe cyose ubasha kwinjiza. Hari uburyo bwinshi bubishoboza abantu, urugero nk'ikimina. We yatsindagirije ikimina. Ikimina hari abantu benshi bagihakana, ariko ikimina ukuntu nge nyumva, ngiye kuvugamo uko nyumva, nuko nguko. Banki ni iki? Hari abantu benshi bavuga ko ikimina ari kibi, wenda ngo umuntu ashobora kwiba amafaranga ni iki. Banki zemewe na leta, ariko mbere yuko banki zibaho muri Afurika abantu bagurizanyaga amafaranga. Urumva ikimina ni uburyo bugufasha kugurizanya n'abandi ariko wizigamira. Ni kimwe no kuzigama, ariko yavuze ko yumva ikimina ari sawa. Nanone akavuga ko upfa kugena pourcentage z'amafaranga uzigama. Hari abantu bahakana ikimina, hari abacyemera, ariko n'ubushake bwa buri wese. Mubwiye ko abantu bumva ibintu. Nge icyo mba ndi kuvuga ni ukuntu abantu bumva ibintu. Akenshi hari abantu bumva basobanutse cyane ku buryo batakumva iby'ibimina. Ikimina ni nka banke iri hagati y'abantu runaka. Kera nta nubwo ntuza banki y'igihugu yabyemeraga, ariko ntabwo wabirwanya ngo bishoboke. Hari ama ONG menshi, ama organisation adaharanira inyungu afasha ibimina mu gihugu. Ndetse no muri Afurika hari ama startup, ama business mashyashya agenda afasha abantu kubaka uburyo bwo kubitsa bwa technology uhereye ku bimina. Arahari menshi. Urugero nk'iyi ngiyi uri kubona yitwa, bafite product yitwa Save. Iyi Save ifasha abantu benshi kubitsa bakoresheje ibimina. Donc mujyamo mugakora groupe, byangiza mukajya mubitsa. Urumva ko ikimina nacyo ni ikintu gishobora kuba digitale kikasirimuka, ariko sagwa abantu ntago abantu bose bacyumva kimwe. Naha buri muntu wese rero kucyumva uko bishaka. Gusa nzi ko hasi hari ikindi gitekerezo cy'undi muntu nawe wavuze kuri ibyo by'ibimina. Fifi rero yavuze ko byibuze minimum amafaranga make y'umuntu akwiriye kuzigama ari 10% ry'umushahara we. Ubitekereje neza wakumva ari byo. Ni igitekerezo cyiza. Uramutse uhembwa 100,000 ukabika amafaranga 10,000, ari byo bihwanye n'10%, mu mezi 10 wawe ufite bya 100,000. Uba ufite ukwezi kundi k'umushahara. Mu mezi 12 wawe ufite 120. Urumva ko mu mwaka umwe iyo urebye neza ukagenda ubitsa ukurikije no formule ya Fifi, ni byiza ubona ukwezi kurenga k'umushahara wawe. Si ibintu byiza se? Urumva ko ibyo yavuze nibyo rwose. Nge nabyo 10% ni sawa, kandi ntabwo yaba ari menshi ugereranyije n'umushahara. Undi muntu rero witwa Fabien we yatanze ibitekerezo birebire. Ntekereza ko harimo ibintu byinshi bishobora gufasha umuntu. Yaravuze ngo ngewe nemeza ko kuzigama bishoboka 100%. Ni kenshi nibajije kuri iyo ngingo nyishakira igisubizo, ariko kuvugeza ubu biri kugenda neza. We aranabikora, avuga uko yabigezeho. Yaravuze ngo uburyo amafaranga dukoresha ntituyakoreshe biteye ubwoba. Niba nkubeshya uzareba ukuntu iyo udafite cash, ukuntu uba ufite imishinga myinshi ifatika. Hahandi n'uwaguha 100,000
ubona wahita ukira, ariko birababaza ukuntu ubona nk'ibihumbi 200 imishinga yose ikibagirana, warangiza yose ukayakoresha mu buryo wishakiye. Urumva ko amafaranga yanavugaga si amafaranga menshi yewe, ariko kuko bitekereza, iyo udafite amafaranga, tureke kuvuga ku mubare wayo, iyo udafite amafaranga runaka uba wumva amafaranga wifuza wayaguha wahita ukira, ariko iyo umaze kuyagira bira urayabura. Noneho aravuga ngo sibuka neza niba ari John Maxwell wabivuze, ariko yavuze ngo save before you spend, don't save after you spend. Donc yashatse kuvuga ngo izigamire mbere yo gukoresha amafaranga, ntukizigamire nyuma ya kuko usaguye, izigamire mbere ukoresha asagutse, ahubwo ntukoresha amafaranga ngasagutse yazigana. Ahita avuga ko bisaba kureba kure kuzigama. Nawe yatsindagirije ko 10% yayo winjiza ugomba kuyazigama. Noneho atubwira uburyo we ngo akoresha azigama. Yavuze ko afite konte muri banki runaka, noneho kuri iyo konte yiyemeje kujya ashyiraho 20,000 buri kwezi. Noneho ngo kugira iyo konte yafunguje ntago ari konte ukuraho amafaranga vuba, oya ni konte ushyiraho amafaranga akamaraho igihe. Noneho ahita avuga ko nanone kuzigama bisaba kwigomwa, iyo utaramenya ihame ryo kwigomwa ntushobora kuzigama. Noneho ngo ikintu cya kabiri, nyuma ya konte ibaha amafaranga atabikuza mu buryo yiboneye kandi ashyira 20,000 buri kwezi, yavuze ko igihe cyose abona afite amafaranga, ngo yaravuze ngo igihe cyose ubona ufite amafaranga ukaba utarapanga neza icyo gukora, wayashyira kuri konte byibuze amezi 6 utekereza icyo uzayakoresha mu gihe runaka, noneho bikaba ntacyo byahungabanya ku mikorere yawe. Icyo yashatse kuvuga, nkurikije uko ngende kumva ino message, hari igihe umuntu abona amafaranga y'umutunguye ugahita uyakoresha mu buryo utapanze, mu bintu utapanze. Weshaze uvuga ko buri gihe cyose ugomba gukoresha amafaranga wabipanze, ku buryo niba ubonye amafaranga bigutunguye kandi ako nakantu keza, uyafata ukaba uyabitse ukabaho nk'uko wabagaho, mu mutwe hakabanza hagakonja. Iyo ubonye amafaranga mu mutwe yarashyuha, hamara gukonja ukongera ukayafata ukayakoresha, noneho icyo ushaka kuyakoresha. We yatanze ko amezi 6 ashobora kuba ari meza mu gihe utegereje ko mu mutwe wawe hatuza ukabona ikintu cyiza cyo kuyakoresha. We yavuze ko ikiza kuri we ngo ari no kubloka amafaranga kuri banki bakaguha certificate yuko uyabahaye. Icyagatatu yavuze ko ikimina kiba cyiza ndetse cyane, ariko bisaba kubanza kumenya background cyangwa kumenya amateka y'icyo kimina n'abantu barimo. Aravuga ngo urugero ngo hari icyabamo iwabo mu cyaro gitanga 220 bya buri kwezi, iyo bagiye kuguha ufata 1,000,000, ngo ariko imbere yo kuyafata werekana ingwate ku buryo udatanze andi mafaranga nyuma yaho usinya ko bazayagurisha iyo ngwate mu gihe wafashe amafaranga. Noneho iyo utarayafata urahagarikisha bakazayaguha bagabanya, ngo kimaze imyaka 5 icyo kimina cyabo gikora. Aravuga ngo ntuzakora ikosa ryo kwinjira mu kimina udafite amakuru, n'igihe bakubwira ko ari wowe urahita ufata amafaranga. Avuga ko ngo ibimina by'i Kigali atabyizera. Ikintu cya kane no Fabien yaravuze ngo mu gihe cyose hari icyo utinya ko bizagutwara hari ibyo utinya ko bizagutwara amafaranga, cyangwa kumva ko amafaranga uzayibikira, icyo uzahorana n'ubwoba kandi kibabaje nuko uzaguma mu rugero rumwe. Rimwe na rimwe bizakugora kwigobotora ingo y'ibitekerezo nkene. Igitekerezo cya gatanu yatanze ibitekerezo byiza byinshi pe, nugira icyo ukuramo ni sawa. Aravuga ngo igihe cyose ubona banki izakurira cash ukayigirira impungenge, basi uzagerageze kugira imitungo runaka itimukanwa wibikaho, kuko nabwo ni uburyo bwiza bwo kwizigama. Yatubwiye n'urugero rwiza rw'ukuntu yakoreshaga ngo akizigamira kandi afite akazi gaciriritse. Niwumva uru rugero iyi nkuru rwose ni nziza. Yaravuze ngo mu minsi ishize nigeze kugira ideni ringana n'40,000, kandi nkora ikiyede muri Naeb hariya Rwandex, kandi nkataha Nyabisindi Remera ni harehare, kandi nari mfite ibyumweru 3 ngomba kuba nishyuye kandi nkorera 2,000 byonyine. Ngibaza uko nabigenje. Ngo kimwe cya mbere cyanshoboje ni ukwiyakira muri iyo situation. Ikindi ni ugukunda ibyo nakoraga kandi nkanabyishimira kugira ngo ntabirambirwa nkatekereza nabi. Ikindi nishoyemo nkagira umuco abandi bajyaga kuri lunch, nkakigira umuco abandi bajyaga kuri lunch ku manywa, ngewe nkafata phone ngasoma ibinkomeza.
mu minsi yashize hari umwarimu wanyigishije akatubwira ati ibiryo byose warya n'ubundi ntiwapfa, aho kurya ibiguhenze ntibiguhaze, uzarya ibyo ubonye bihendutse ariko uhage. Arangije yongeraho ko ari nabwo bizakorohera kwizigama. Hari n'undi wigeze kuvuga ngo aho kugura ishakoshi y'amadolari 100 itarimo ikintu, wagura iy'amadolari 10 irimo amadolari 90. Urumva uyu muntu adafite ibitekerezo byiza, atubwiye n'inkuru nziza, agakuru keza k'ibintu byamubayeho. Ntabwo ari kuvuga ingero z'ibintu bitabaho, ni ibintu byamubayeho kandi situation agahangana nayo. Yego, ibyo byari ibitekerezo bye, ariko arangije yakoze summary, yatanze ibitekerezo byiza rwose ku bibazo nari nabajije. Aravuga ngo kimwe mu bintu bizagushoboza kwizigama ni ukwigomwa. Nta gihe uzaba udakeneye amafaranga yo gukoresha. Kwigomwa, guhanga account cyangwa konte uzajya ushyiraho amafaranga ku buryo nta burenganzira uzajya uyagiraho kandi ukumva ko ari ngombwa kuyatanga. Icyo ngicyo nacyo uracyumva. Kwizigama ni ngombwa kuko imbaraga ufite ntuzazihorana, kandi igihe kizagera ujegere unanirwe kwikorera utungwe n'ibyo wizigamye, cyangwa mu kimwe wisanga usabye uwo wimye bitewe n'imibare mike. Kakantu siko mureba neza, urasanga inyungu zo kwizigama ari wowe wa mbere zizagirira umumaro mu gihe kizaza. Menya ko nawe ibiza bitunguranye byakugeraho bigutere kuzigamira iminsi y'imbere. Tekereza nk'ibihe turimo, ntago abantu bose bari gukora. Akomeza avuga ngo nta mafaranga ahagije uzigera ubona ngo utangire kuzigama, kuko kubikora ni icyemezo ufata mu ntekerezo ukagishyira mu bikorwa. Mbifurije guteganyiriza iminsi iri imbere, nibitakugirira akamaro bizakagirira urubyaro rwawe, mbese kubikora nta gihombo kirimo. Icyo bisaba ni ukwiyemeza. Arabitsindagiriza agashyira mu magambo ari borte. Nta mubare watangiriraho kuzigama, nta myaka runaka watangiriraho kuzigama. Mbese niba umaze gusobanukirwa ko ubuzima bugizwe n'impinduka, tangira. Ushobora no kubazisha agasanduku mu rugo ukazajya ukabikamo mu gihe wizeye umutekano wako. Akarangiza avuga ngo mbifurije kuzatera imbere, muri ab'agaciro kandi murasobanutse. Yego, urumva ko ibitekerezo bye rwose ni sawa. Urebye nibyo ngibyo twaganiriye. Nawe rero niba ushaka kujya muri iyi groupe ya WhatsApp, kiramo ibitekerezo byanjye buri munsi, ama post, ama motivational quotes, ama quotes nyine yo kumotivating abantu, n'abandi bantu badikamo ibintu bitandukanye. Ushobora kujyamo, gusa ntujyemo wumva uzajya dusharinga ibintu byo kwamamaza. Ntabwo tubikunda nyine. Abantu barimo n'abantu benshi bari seri. Link iri hano hasi. Icyo nakubwira rero ni iki, ntabwo turi mu bihe byoroshye. Hari abantu babuze akazi kubera ibingibi by'iki cyorezo, mbese biragoye. Ntabwo namenya ngo imimerere izamara igihe kingana gute. Gusa nyuma y'iyi video nzankora video zijyanye n'imimerere turimo. Ntabwo nzajya nibanda vuba ngo gutangira company, oya. Nzavuga niba umuntu ari kubona nyuma hazaza igihombo, ateganya gukora iki. Nibyo ngibyo nzajya mvuga, kuko nanjye mfite experience nyine mu gukora ibintu rimwe bigapfa ubundi bikemera. Ndabyumva nkavuga ngo umuntu yakora iki. Nicyo ngicyo nzajya mvuga. Ikindi, kwihanganisha umuntu wenda wirukanwe ku kazi kubera imimerere. Hari abantu ababosi babo nyine babonye nta kundi byagenda kubera byo navuze byo, kuko imimerere ibaye mibi. Ufite ikintu uri gukora ugabanya dépense, bakabona bagabanyijwe ku kazi kubera ibingibi. ni ukwihangana. Icyo navuga, niba wumva ufite ikibazo ngewe ushobora kumbaza bitewe na experience yanjye, ushobora kujya muri group kakimbaza cyangwa ukakinyandikira muri comment y'iyi video. Umuntu wese uzandika muri comment y'iyi video ikibazo gihwanye n'imimerere turimo, nzagisubiza, nzakora video kuri icyo kibazo cyangwa ikindi kintu nzagisubiza rwose. Icyo navuga rero ni iki, niba utarakoze subscribe gikore hano, cyangwa urebe iyi video, cyangwa urebe indi video yanjye uri kubona hano hafi, noneho duhure muri video ikurikira. Bye bye, ciao ciao.